amahoro y'Imana abe muri mwe aho muri hose mugubwe neza mu izina rya Yesu. Muri studio z'Ururembo Rwera TV ni havuga Imana Moise nk'uko bisanzwe. Utubwira ngo nkunda kumva amakuru y'umurwa, dukomeza ikiganiro ukuri kubyerekeye Imana. Ese wari uzi ko Imana ishobora kuvugana n'abantu bose? Wari uzi ko Imana ishobora kuvugana n'abantu bose? Nyuma y'umuririmbyi dukomeza ikiganiro ukuri kubyerekeye Imana. Muri kumwe nanjye havuga Imana Moise muri studio z'Ururembo Rwera TV. Imana ibampera umugisha. Marira nta n'umuruhu uba muri uwo murwa, nta n'indwara ishobora kubayo. Niko umuririmbyi yaririmbye avuga ko tuzaba mu murwa mwiza utabamo amarira n'intambara n'indwara ntibibayo. Nta muruho n'intambara bibayo, ni mu murwa mwiza. Ushobora kumenya amakuru y'uwo murwa usomye mu gitabo cy'Ibyahishuwe igice cya 21 guhera ku murongo wa 2 kumanura, wahasanga amakuru y'umurwa y'umuririmbyi yaririmbye. N'umurwa Bibiliya ivuga ngo ni Yerusalemu nshya, n'Ururembo Rwera Yerusalemu nshya. Haleluya zishira mu murwa, haleluya ni hafi kujyayo. Ati umunsi umwe nzawinjiramo, nibyo byiringiro by'abizera. Nawe ugomba kwizera ko umunsi umwe uzinjira mu murwa wera. Ushobora kudukurikira kuri Facebook, kuyigeraho no kwandika Ururembo Rwera. Ushobora kudukurikira kuri Instagram, nayo kuyigeraho no kwandika Ururembo Rwera TV5. Ushobora kudukurikira kuri Google, nako kugera kuri page yacu no kwandikamo Ururembo Rwera TV5. Ushobora kudukurikira kuri Twitter, naho no kwandikamo Ururembo Rwera. Dukurikiye kuri YouTube turabashimiye muri kano kanya, tubibutsa no gukanda subscribe kugira ngo mubashe kujya mubona ibiganiro byacu ku buryo bworoshye cyane. Imana ibambire umugisha. Ushobora kutwandikira igitekerezo cyangwa se icyifuzo, hanyuma natwe tukagusubiza. Imana ikumire umugisha. Abantu mwatubajije ibibazo bitandukanye, hari ibibazo maze kubona bitandukanye mwagiye mutubaza. Ntabwo ari uko nanze kubasubiza, ndindiriye ko bigwira kugira ngo tuzabifatire ikiganiro dusubize ibibazo by'abantu bose byibuza bigera nko muri 20 icyarimwe, kandi ntabwo biruzura. Dukomeza nyine ikiganiro kuri kubyerekeye Imana. Ese wari uzi ko Imana ishobora kuvugana n'umuntu wese? Ubitekerezaho iki? Ese we wavugana n'Imana? Waba uzi yuko Imana ivuga? Tugiye gukomeza ikiganiro cyacu kuri kubyerekeye Imana. Ushobora
kutwandikira kuri Facebook cyangwa se kuri email yacu cyangwa ukatwandikira no kuri WhatsApp. Reka mbahe nimero mushobora kwandikira kuri WhatsApp. Ushobora kwandikira kuri WhatsApp ni 07849492 0783492 iyo nimero ushobora kuyitwandikira igitekerezo cyangwa se icyifuzo cyangwa se ufite ikibazo wifuza kutubaza. Ushobora gukoresha WhatsApp. Ufite WhatsApp wakoresha SMS zisanzwe nabyo nta kibazo. Ushobora no guhamagara iyo nimero wifuza kuvugana nanjye. Kuri email yacu kwigira no kwandika urembo rwera 5tv5@gmail.com urembo rwera tv5@gmail.com. Abakiriye mwese musitoza urembo rwera mu mwanya w'ikiganiro kuri ku byerekeye Imana mugezweho nanjye Havugimana Moise. Ikiganiro mbashimira kuba mutega amatwi kandi mukatwereka yuko mugikunda cyane. Biseho ko ukuri kugeze gutsinda ikinyoma. Ese wari uzi ko Imana ishobora kuvugana n'umuntu wese? Ubitekerezaho iki? Igice cya 15 cy'ikiganiro ukuri ku byerekeye Imana nicyo tugiye kurikira muri kano kanya. Mbibutse ko iki kiganiro kuri ku byerekeye Imana tugisoma mu gitabo n'ubundi cyitwa igitabo cy'ubwenge bumenyesha ukuri ku byerekeye Imana. Iki gitabo nacyo ushobora kugitunga muri telefone yawe cyangwa se muri mudasobwa yawe. Kukibona ushobora kujya downloadingira application n'ubundi kandikamo igitabo cy'ubwenge bumenyesha ukuri ku byerekeye Imana. Maze ukajya usoma iki gitabo. Imana iguha umugisha kuba warakunze iki kiganiro. Ndabakira rero mu kiganiro kuri ku byerekeye Imana. Tugeze ku gice cya 15 cy'iki kiganiro ukuri ku byerekeye Imana mugezweho nanjye Havugimana Moise. Reka turebe igice cya 15 gifitiye insanganyamatsiko ese biragenda gute bimeze bite? Ese wari uzi ko Imana ishobora kuvugana n'umuntu wese? Ubitekerezaho iki? Twinjire mu kiganiro rero nyirizina. Imana ibahe umugisha. Hanyuma rero igice cya 15 cy'iki kiganiro kuri ku byerekeye Imana gifite insanganyamatsiko nziza. Gifite insanganyamatsiko cyangwa se umutwe uvuga ngo ese wari uzi ko Imana ishobora kuvugana n'umuntu wese? Ese wari uzi ko Imana ishobora kuvugana n'umuntu wese? Ese Imana Uwiteka iravuga? Simbajije icyo kibazo kuko ndi umupfapfa, ahubwo mbivuze kuko nzi ko hariho abantu batemera ko Imana ivuga, ndetse niyo hagize uvuga ko Imana yamuvugishije bamwita umusazi. Ariko reka nkumare amatsiko nkubwire ko Uwiteka avuga. Ntabwo Imana yawe yaraguhaye umunwa uvuga ngo yo ibe itavuga. Imana irema umuntu, irema n'ibintu byose, yaravugaga ngo habeho, maze Yesu nawe agakora ibyo ivuze. Abahanuzi bose bahanuye ibyanditse muri Bibiliya ni Imana yabavugishaga, yababwiraga ibyo bandika.
hari n'abandi bazi ko hari abantu bamwe Imana ivugisha gusa, abandi batemerewe kuvugana nayo, ariko ibyo ni ibya kera, tutarabona umucunguzi ngo atubature adukure mu byaha aduha umwuka wera. Ese ni bande Imana yavugishaga mu isezerano rya kera? Mbere Yesu ataraza mu isi hari abantu b'umwihariko Imana yavugishaga ikabatuma no ku bana. Abo ni abahanuzi. kandi nabo ntibabaga ari benshi, yabaga ari umwe yapfa Imana ikimika undi. Icyo gihe umuntu wese ntiyari yemerewe kuvugana n'Imana keretse iyo yamutumagaho umuhanuzi. Uretse ko bitari binoroshye ko Imana igutuma umuhanuzi keretse iyo wabaga uri umwami cyangwa umuhanuzi. None se byagenze gute ko ubu ngubu umuntu wese asigaye avuga ngo yavuganye n'Imana, Imana yavuganye nawe? Ese ni bande bemerewe kuvugana n'Imana muri iki gihe turimo? Ubundi impamvu kera Imana yashoboraga kuvugana n'umuntu umwe gusa, yashaka no kuvugana n'abandi ikaba ari bituma, nuko nta mwuka wera wabaga mu isi. Hanyuma rero nk'uko twabyize, abahanuzi nka Yoweli barahanuye bati Imana izasuka umwuka wera mu isi, abahungu n'abakobwa bazahanura bazerekwa, n'abakambwe bazarota, n'abagaragu banjye bazahanura. Yoweli igice cya 3 umurongo wa 1. Hanyuma Yesu arangije umurimo we asubiye mu ijuru, yabwiye abari baramwizeye ko agiye kubahereza umwuka wera, kandi avuga ko n'abandi bantu bazamwizera bazahabwa uwo mwuka wera. Rero umwuka wera niwe ufasha abantu kuvugana n'Imana. Uwo mwuka wera niwe uvugana n'Imana, maze nawe akabimenyesha umuntu, akamubwira iby'Imana imusaba. Bityo rero umuntu udafite umwuka wera ntiyabasha gusabana n'Imana ngo ivugane nawe. Hanyuma kandi umwuka wera ntiyatura mu muntu ukora ibyaha cyangwa se utarihana ibyo yakoze. Nuko rero Yesu amaze kugenda yohereje mwuka wera, abanza kujya mu ntumwa ze. Izo ntumwa zakomeje gusengera abantu, nabo bagahabwa uwo mwuka wera. Ubu umuntu wese wizeye Yesu akabatizwa yemerewe guhabwa mwuka wera, akajya avugana n'Imana, kuko ntabwo tukiri mu bubata bw'icyaha nka kera, ahubwo twarabatuwe. Iyo twizeye Yesu aduhuza n'Imana, ikaduha mwuka wera, tukajya tuvugana nayo, kuko Yesu yaravuze ati intama zanjye zumva ijwi ryanjye zikangurikira. Yohana igice cya 10 umurongo wa 1 kugeza ku wa 5. Naho abavuga ko ari intama za Yesu, ko ari abakristo nyamara ntibavugana n'Imana, ntibemere yuko Imana ivuga, abo iyo basenga ntibayizi, ahubwo babisomye mu bitabo, nabyo ntibabisomye neza. Niba baranabisomye neza ntibabikurikije, kuko iyo baza kubyubahiriza baba bazi ko Imana ivuga. Kandi abandi barasenze, amavi arakoboka, babwira Imana ngo ibihishurire, nyamara ntiri kure yabo, ahubwo banze kureka ibyaha ngo bakire mwuka wera bajye bavugana n'Imana. Ubu Imana yemera guha umukiranutsi wese umwuka wera, maze ikajya ivugana nawe. Wakora iki kugira ngo Imana ijye ivugana nawe? Utekereza iki? Sinzi icyo utekereza, ariko dore inama nyayo: ureke ibyaha, wegera Imana w'umunyamasengesho, maze mwuka wera azakumanukira, ubundi uzajye uvugana n'Imana. Nicyo wakora, kandi ugasoma n'ijambo ry'Imana kugira ngo umenye neza uko Imana ivuga. Imana yemera kuvugana n'umuntu wese, ariko hariho abantu bananiranye, ntibashaka kureka ibibi byabo ngo bahabwe mwuka wera. Amadini atemera ko Imana ivuga, n'ayandi avuga ko Imana itavuga, bafite ibizira muri bo mwuka wera atabasha guturamo. N'amadini atemera mwuka wera, Imana ntijya ivugana nabo. Bene ayo madini mujye muyahunga, kuko gusenga Imana itavuga ni nko gusenga ikigirwamana. Ibyiza byo kuvugana n'Imana: icya mbere, uba wizeye neza ko uziranye n'Imana. Ikindi kandi ikwihanisha ibyaha byawe mbere yuko abandi babimenya. Ikindi umenya ibyo abandi batamenya, ureba ibyo abandi batareba. Umuntu uvugana n'Imana imugira inama.
ikamuhugura, ikamuhumuriza. Umuntu uvugana n'Imana aba ari umuntu ukomeye. Imana ishobora no kumugutumaho kuko we ntuba wemerewe kuvugana nayo. Twiyambure ibibe n'ibitekerezo bibe. Uwiteka n'Imana ivuga. Nimujire amahoro ya Nyagasane. Ndabakunda. Shalom shalom. Naho igice cya 15 ni ukuri kubyerekeye Imana kirangiriye, cyavugaga ku bantu bibire kuvugana n'Imana. Ese waba ukuyemo iki? Ese wowe aho uri wemera ko Imana ivuga? Ese basi yaba yaravuganye nawe? Ese niba yaravuganye nawe yavuganye nawe gute? Ese gutuma umuntu irakwisangira? Ntabwo mbizi. Ushobora gusubiramo igice ukongera ukacyumva ukumva icyo wakora kugira ngo ubashe kujya uvugana n'Imana. Rero mbifurije amahoro y'Imana aho muri nimugubwe neza muri Kristo Yesu. Amahoro y'Imana nabane namwe mbarakiye kuri igice cya 16 cy'ikiganiro kuri kubyerekeye Imana ku munsi w'ejo. Shalom shalom. Giramo